Reka ngusuhuze wowe ubana natwe umunsi ku wundi, ndakwifuriza umugisha w'Imana, nkwifurize guhirwa, nkwifurize imbabazi n'ubutware n'ubushobozi bw'Uwiteka Imana ishobora byose. Uyu munsi tugarutse kugira ngo twongeye tukuburire. Uyu munsi ni ikiganiro kijyanye n'ibintu ukwiriye kwirinda mu buzima bwawe kugira ngo rimwe na rimwe utahakura umuvumo cyangwa se umwaku. Ariko reka mbaze nkubwire ngo birashoboka ko waba urwaye cyangwa se ubabaye, waba se umerewe nabi, ariko uko byagenda kose Nyagasani Yesu aracyakiza kandi arahari. Humura witinya rero, ubwo ukirinzwe ugihumeka umwuka w'abazima ejo byakunda. Uyu munsi nubwo byanze ariko ejo bizemera. Amahoro y'Imana aze kubana nawe kandi Imana ikurindishe umwuka wayo mu buzima bwawe bwa buri munsi ndetse no mu buzima bw'umwuka. Uwiteka akurebe neza. Reka rero ngubwire ngo niba ari ubwa mbere kora subscribe kuri channel, kora like, share na komanteri yawe, ni byiza. Iki kiganiro waba uri umugabo cyangwa se uri umugore wakireba, ariko kandi niba uri umugore ikiganiro wagiha umugabo wawe nawe akacyumva. Imana iguhe umugisha. Reka nkubwire ngo inshuti yanjye, hari ibintu bimwe umuntu ushobora gukora bikagukingurira amarembo y'umugisha, ariko kandi hari ibindi bintu washobora gukora bikagufungurira amarembo y'imyuka mibi ndetse n'amarembo y'ikuzimu. Ubusambanyi ni kimwe mu bintu bikomeye Satani akoresha kugira ngo ahindure ubuzima bw'abantu umusaka w'ibibazo. Uyu munsi rero tugiye kureba abagore udakwiye kuryamana nabo mu buzima bwawe. Niba waranabikoze, uyu munsi wa none urasabwa gusengerwa ku buryo bukomeye cyane. Aba bantu batanu rero ntuzahirahire n'umunsi n'umwe wo kuryamana n'aba bagore batanu cyangwa se aba bakobwa batanu. Ufite ingorane, niba warabikoze bigusaba ko uyu munsi uhita usengerwa kugira ngo Imana ikurinde izi mbaraga. Ibintu rero nibyo ukwiye kubanza kumenya no kwitondera cyane. Ahangaha rero niho ukwiriye kwitondera. Ahangaha rero ukwiye kubyitondera cyane. Umugore wa mbere ukwiye kwitondera kuryamana nawe ni umugore w'undi mugabo. Ibi bivuze ko ni umugore wubatse ufite urugo ariko akifuza gusambana n'undi, cyangwa se wowe ukifuza gusambana nawe. Ibi bintu rero uzabyitondere cyane kuko ingaruka zirimo nizi: ushobora kwicwa cyangwa ugakomereka kubera uburakari bw'umugabo we. Mu gihe rero umugabo we yagufashe cyangwa akabimenya, aha hantu ushobora gukuramo ingorane mbi zo kwicwa cyangwa se ukaba wakomereka kubera uyu mugabo yarakaye cyane kubera ko wamwiciye cyangwa se wamufatiye umugore. Ikindi kandi Imana ikakurwanya kuko wononye isezerano ry'ubukwe. Ahangaha icyo uzabukuyemo konona isezerano ry'ubukwe, uzaba ukuyemo konona isezerano rya mariage, uzaba wishe mariage. Niyo mpamvu rero umuntu wese usambana n'umugore wubatse cyangwa se umugore akajya gusambana n'umugabo wubatse azaba yononye isezerano. Ibi bintu rero ukwiye kubyitondera cyane. Ibi bintu ukwiye kubyitwararika mu buryo bukomeye cyane, ndetse nawe wa mugore we nawe uzaba wishe isezerano. Hano rero uzaba ukuyemo ibintu bikomeye, uzaba ukuyemo ibintu bibi cyane mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba. Ikindi kandi uzaba ukuyemo kurimbuka k'umutima ndetse no mu mwuka aha hantu, kuko uzakomeza guhora ubitekereza mu buryo bukomeye cyane, ndetse uzaba ukuyemo guhora utekereza icyaha wakoze ndetse no kurimbuka k'umwuka ndetse no mu bugingo bwawe rero uzaba urimo kugenda ubujyana mu kurimbuka ndetse uburangiza kugira ngo uburimburira mu buryo bw'umwuka wa Satani ndetse no kurimbuka cyane. Undi wa kabiri kandi ni umuntu ukoresha imyuka mibi. Ni umugore cyangwa se umugabo ukoresha imyuka y'ubusambanyi cyangwa se y'ubuhakanyi, y'ubupfumu. Uyu muntu uzamwitondere, uyu muntu uzamwirinde mu buryo bukomeye cyane. Uyu mugore cyangwa se uyu mugabo ni umuntu wiyeguriye imbaraga z'umwijima
ni umuntu usenga ibigirwamana, ni umuntu ukoresha imbaraga z'ubupfumu cyangwa akorana n'imyuka mibi. Uyu muntu uzamwirinde cyane, uyu muntu uzamwitondere, uyu muntu uzamugendere kure, yaba ari umugore cyangwa ari umugabo. Uyu muntu uzirinde guhirahira kuryamana nawe, kuko uyu muntu ikizagukuramo ni kimwe, azahita afunga imiryango y'imigisha yawe. Ibi bintu rero ukwiye kubyitondera mu buryo bukomeye cyane. Uzaba agufungiye imigisha, azaba afunze amarembo y'imigisha yawe. Ikindi kandi azagukururira imivumo y'amaraso, mu maraso yawe azaba ashizemo imivumo, ku buryo mbese uzahorana ubuzima butameze neza. Ibi rero ni ibintu ukwiye kwitondera mu buzima bwawe, wa mugabo we cyangwa se wa mugore we, kuryamana n'uyu muntu ukoresha imbaraga za gipfumu, kuryamana n'uyu muntu ukoresha imbaraga z'abadayimoni. Aha hantu rero biragusaba ko uhita witonda cyane, aha hantu ugahita ubyitondera mu buryo bukomeye cyane. Ibi bintu rero ni ibintu bibi, ni ibintu bikurura imbaraga za gishitani mu maraso. Ikindi kandi bigukurura imyuka igafata ubuzima bwawe, buri gihe ugahora utameze neza. Hari imyuka rero iba yinjiye ku buzima bwawe, hari imyuka uba winjije mu rugo rwawe, hari indi myuka mibi ndetse iba winjije mu buryo bukomeye cyane. Ahantu rero biragusaba ko ugomba kwitonda cyangwa se ukagenda wigengesereye mu buryo bukomeye. Rero Imana ikomeze ikugirire neza cyane mu buryo bukomeye kandi bw'indengakamere. Umuntu rero wa kabiri ni umugabo cyangwa se umugore wubatse. Wa muntu we, wa mugore we cyangwa wa mugabo we, wirinde mu buryo bukomeye cyane kuryamana n'uyu muntu, kubera ko umugabo we cyangwa se umugore we mu gihe yagufashe hano hantu usambana nawe, harimo ibintu bikomeye cyane byagutera ushobora kwicwa kubera uburakari, cyangwa se ugakomereka kubera uburakari bw'uyu mugabo cyangwa se bw'uyu mugore yagufashe mu buryo bukomeye cyane. Ibintu rero ukwiye kubyitondera. Imana ishobora kukurwanya kuko wononnye isezerano, uzaba wononnye isezerano, iri sezerano ry'ubukwe cyangwa se isezerano rya mariage uzaba uryononnye, kuko uzaba ukoze ikizira gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ukwiye kwitonda no kwitwararika muri ibi bintu mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero ukwiye kubyitondera, kandi niba warabikoze ukwiye guhita usengerwa kugira ngo Imana ikurinde izo mbaraga ndetse n'iyo myuka mibi uzaba winjije mu buzima bwawe. Ikindi kandi uzaba ukuyemo kurimbuka gukomeye ku mutima ndetse no kurimbuka k'umwuka, mu mwuka w'ubugingo uzaba ukuyemo kurimbuka cyane. Hanyuma undi muntu udakwiye kuryamana nawe ni umugabo cyangwa se umugore w'indaya wiyemeje gukoresha umubiri we nk'igicuruzwa. Ibi bintu rero ukwiye kubyitondera. Ahangaha hari abantu bagize imibiri yabo ibicuruzwa, ku bagore ndetse no ku bagabo hari ababigize ibicuruzwa, abo bita ngo ni abapfubuzi. Aba bantu rero babigize ibicuruzwa, bacuruza imibiri yabo, cyangwa se abagore bemeye kuba indaya bakabihindura ibicuruzwa. Ibi bintu ukwiye guhita ubyitondera ukimara kubyumva nonaha. Umugore cyangwa umugabo ucuruza umubiri we nk'umwuga cyangwa abikora ngo agere ku nyungu runaka cyangwa se ku nyungu ze, ibi bintu uyu muntu cyazagutera, icyambere azagutera indwara z'ibyorezo by'igitsina. Ahangaha wakuramo imitezi, wakuramo imburugu, wakuramo sida. Ibintu rero ukwiye kwita ubihagarika vuba. Ikindi kandi wakuramo umwuka w'ubusambanyi ugakomeza kukubata. Ahangaha niho ukwiye kugenda wirinda cyane, kuko iyo ubikoze n'uyu muntu wabigize umwuga cyangwa se ubikora nk'igicuruzwa acuruza umubiri we, icyo azagutera ni ugukomeza bikakubera ububata ku buzima bwawe. Wabikoze rimwe ariko ushobora gukuramo ububata bwabyo ugakomeza kubikora, kandi bitaba ari byiza. Ibintu rero ukwiye kwitondera kuryamana n'uyu muntu ukimara kumva uyu muburo, kandi ugatakaza icyubahiro n'icyizere ku bantu. Ibi bintu ugomba guhita ubihagarika, kuko icyo uzakuramo
gutakaza icubahiro ndetse n'icyizere abantu bari bagufitiye, kuko ahangaha mu gihe ukomeza kubitekereza icyubahiro cyawe kiratakara ndetse nawe ubwawe witakariza icyizere, ndetse no mu bantu bakagenda bagutakariza icyizere. Ibi rero ukwiye kubyitondera cyane no kubyitwararika ku buryo bukomeye cyane. Kandi undi mugore ukwiye cyangwa se undi mugabo ukwiye kwirinda kuryamana nawe ni umuntu ufite umujinya no kwihorera no kwangiza. Aba bantu rero ukwiye kwitondera kuryamana nawe, wa mugabo we cyangwa se wa mugore we. Ntukaryamane n'umuntu ufite umujinya cyangwa se ufite umujinya wo kwihorera cyangwa se kwangiza, kuko hari abantu benshi bakunda kugira uwo mujinya, akagira umujinya wo kwihorera, akagira umujinya ndetse wo kwangiza. Ibi bintu rero ukwiye kwitonda kuryamana nawe. Ni umugore ushaka kuryamana nawe kugira ngo aguhimbeho cyangwa se agusenye. Ibi bintu mujya mukunda kubibona ko hari abantu bahita bazana amafoto yabo, cyangwa se ugasanga hari abantu bahita baza akahita uwo muntu akahita yangiza ubuzima bwawe, cyangwa se agahita gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bintu rero akenshi uyu muntu cyangwa uyu mugore cyangwa uyu mugabo akenshi aba ari umugabo cyangwa umugore ushaka kugutwara umutungo, guhinyura urugo rwawe cyangwa gutesha agaciro wowe ubwawe. Ibi bintu rero ukwiye kubyitondera. Bene uyu muntu icya mbere aba ashaka guhinyura urugo rwawe, cyangwa se ashaka gutwara umutungo ndetse ashaka gutesha n'agaciro. Rero uyu muntu uzamwitondere cyane, kuko icya mbere agutera intonganya zidashira. Nicyo uzakuramo intonganya zidashira, gupfusha igihe n'amahirwe mu ntambara zitari izawe. Ibi ngibi ibanza ubyumve, agutesha gupfusha igihe amahirwe buri gihe ugahora nta mahirwe ufite, kandi ugahora mu ntambara zidashira. Ibi nibyo rero ukwiye kwitondera, cyangwa se gusenyuka ku mubano wawe n'Imana. Ibi nabyo bigutera gusenyuka ku mubano wawe n'Imana, ugasanga wa mubano wawe ufitanye n'Imana wose ugiye usenyuka, ugiye ukurwaho. Ibyo rero nibyo ukwiye guteka, cyangwa se ugahora wizengurukaho cyane, cyangwa se n'abandi bantu bakuzengurutse nabo mukagirana umubano mubi. Ibyo bintu rero uzirinde uyu muntu kuryamana nawe cyane mu buryo bukomeye cyane, uzabyirinde mu buryo buteye ubwoba. Ikindi kandi umuntu udakwiye kuryamana nawe cyangwa se gusambana nawe ni umuntu, umugore cyangwa se umugabo ufite umuvumo mu maraso. Uyu muntu akoresha gusambana ku buryo bwo gukwirakwiza umuvumo. Uyu muntu rero aba akwirakwiza umuvumo we. Uyu muntu uzamwirinde mu buryo bukomeye cyane. Ni umugore cyangwa se umugabo ufite umuvumo wo mu maraso. Uyu rero we icyo akora gukwirakwiza umuvumo we no mu maraso ye, cyangwa se mu maraso y'abandi bantu. Ni abagore cyangwa se abagabo bamwe bagamije gukwirakwiza imyuka mibi n'imivumo mu bantu baryamana nabo. Aba bantu uzasanga kenshi baba bararazwe cyangwa se barinjiye mu masoko y'umwijima. Ibi rero nibyo ukwiriye kubanza kumenya no kwirinda. Icya mbere agutera umuvumo ukomoka ku maraso yabo mu muryango we. Ubanze wumve, uyu muntu agutera umuvumo ukomoka mu maraso yabo mu muryango we. Ibi nibyo rero ukwiye kubanza kwitondera, kuko iwabo binjiye cyangwa se binjije amaraso yabo mu mbaraga z'umwijima. Hanyuma rero iyo uryamanye nawe agutera umuvumo ukomoka mu maraso yabo mu muryango we. Ikindi kandi agutera gukubitwa n'ibibazo bitavugwaho rumwe ndetse n'ingaruka z'urukurikirane cyangwa se z'uruhererekane. Ugahora buri gihe mu bibazo bidashira, mu ntambara, mu ngorane. Aha rero niho ukwiriye kubanza kwitondera mbere yo kuza kuryamana n'umuntu uwo ari we wese ubonye, cyangwa se akagutera gutakaza ibyagezweho byose mu buryo bwihuse.
byagezweho byose mu buryo bwihuse, ukabona ibintu byawe byose birayoyotse, ukabona ibintu byawe byose biragiye utazi nuko byagenze cyangwa se nuko wabibuze. Aha rero niho ukwiriye kwitondera cyane kugira ngo utaza kugwa mu bishuko cyangwa se muri izo mbaraga z'abo bantu bameze gutyo. Ibi rero ukwiye kubyitondera ukimara kumva iyi video. Irinde cyane, reka ngo rengwe inama y'umwuka. Icya mbere ukwiye kwirinda, irinde kuryamana n'umuntu uwo ari wo wese utari uwo mwasezeranye mu buryo bwemewe n'Imana. Ibi bintu rero ukwiye guhita ubyitwararika cyane kugira ngo utaza kugibwaho n'amaraso y'umwijima. Icya kabiri ugomba guhita ukora nonaha ni ugushaka gukiranuka mu butwari no mu butagatifu ndetse no muri Roho Mutagatifu, mu mubiri no mu mwuka. Ibi rero nibyo ukwiriye guhita uzirikana, gukiranuka kugira ngo Imana ikugirire neza. Ikindi kandi ugomba guhita ukora, saba Imana ikurinde umwuka w'ubusambanyi n'ibyo bigeragezo byawo byose, Imana ibikurinde vuba. Saba Imana kugira ngo Imana ikugire neza, saba Imana kugira ngo Imana ikurwanirire, saba Imana kugira ngo Imana ikurinde, saba Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Umugisha w'Imana rero uze kubana nawe, kandi imbaraga zikomeye z'Imana zikugote zikuzenguruke. Igikomeye nuko ngukunda, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze buze ku buzima bwawe. Amahoro y'Imana akundindire, kandi marayika w'Imana akugirire neza. Icyanyuma rero, senga Imana kugira ngo Imana ikwiteho, ariko cyane cyane wirinde ubusambanyi, wirinde izi bibazo kugira ngo utaza guhura n'izi ngorane twagiye tuvugaho. Amahoro y'Imana rero aze kubana nawe, kandi marayika w'Imana akumurikirishije mu maso he hera. Ariko ikindi, niba byarakubayeho, saba kugira ngo usengerwe vuba vuba kugira ngo Imana ikurinde, kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo agutwikire, akureho izo mbaraga, akureho ubwo bugome bwose bw'umwijima bwije mu maraso yawe, ndetse agusengere. Kandi ushaka umukozi w'Imana uzwi neza cyangwa se wizewe. Ariko icyiza, bibaye ngombwa ushaka gusengerwa byarakubayeho, jya muri iyo nimero hasi muri description, uhamagare tugusengere Imana kugira ngo Imana ije ku buzima bwawe, kandi marayika w'Imana akomeze akurinde. Ariko reka none nsenge isengesho ryo kugira ngo Imana ihumanure umuntu uwo ari we wese. Mana Data wa twese mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'inyembaraga, uri Imana ikiza, uri Imana itabara, uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'urukundo rukomeye, uri Imana y'igitangaza. Mwami, iyo uvuze biraba, niyo utegetse birakomera. Witwa Ndiho, witwa Rubasha. Nsengeye umuntu wese Mwami umaze kumva iki kiganiro, kugira ngo umugire neza, abone imbaraga zawe, abone ubutwari bwawe, abone ubushobozi bwawe, kandi imbabazi z'Imana zize kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Uko Uwiteka Imana kumuzenguruke, ndamusengeye kugira ngo umurinde, ndamusengeye kugira ngo umwiteho cyane, ndamusengeye kugira ngo ukuboko kwawe kumugote kandi kumuzenguruke. Imbaraga zikomeye z'Imana, imbaraga zibohora ubuzima bwe. Roho Mutagatifu wera w'Imana amugote amuzenguruke. Ukuboko kwawe kuze kuri we, imbabazi zawe zize kuri we, ubutwari bwawe n'ubushobozi bwawe Mwami bikomeze kumugota no kumuzenguruka. Ndagushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo, kandi neza yawe ikabije ku buzima bwe. Komeza kubana nawe, umugire neza, utegeke uhereye umunsi wa none kugeza iteka ryose. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinde, kurana amaso y'imbabazi, kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kukugota no kukuzenguruka. Ariko kandi niba ari ubwa mbere, nyemerera ukore subscribe, nyemerera ukore like, kora share, kora comment. Uwiteka Imana aze kubana nawe, kandi umugisha w'Imana ukugote ukuzenguruke. Igikomeye nuko ngukunda, kandi ineza y'Imana ikomeze ize ku buzima bwawe. Ndakwishimira, ndakuzirikana mu izina rya Yesu Kristo, amina.